Hello, shalom shalom, Imana y'amahoro nibampera umugisha mwinshi. Ukuri ndabasuje mwese aho muherereye, abari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, bari mu ntara zose z'u Rwanda, ndabasuje mu izina rya Yesu. Hanyuma rero uyu munsi ntabwo twishimye bitewe n'inkuru y'akababaro mwese mwamenye. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ugiye mu gitabo cy'umubwiriza usanga havuga ndumva guhera ku bice bibiri ugakomeza hari no kuri gatatu, bavuga ko ibintu bijyanye n'igihe, buri kintu kigira igihe cyacyo. Hari igihe cyo guseka, hakaba n'igihe cyo kurira, hari igihe cyo kurya, hakaba n'igihe kitari icyo kurya, hari igihe cyo guhinga, hakaba hari n'igihe cyo gusarura. Twebwe rero ubu ngubu turi mu gihe cy'akababaro, ntabwo turi mu gihe cy'ibyishimo. Bitavanye ko hari abari no mu byishimo yego, ariko twebwe muri aya masaha bw'inkuru y'akababaro, mwebwe mwese mwamenye ku mukunzi wa Pastor Mutesi. Ni ukuri birababaje cyane kandi biteye agahinda. Ndumva nta minsi itatu ishize Mutesi yarakoze ikiganiro ku Isimbi TV, arimo avuga ku myiteguro y'ubukwe bwe, arimo asobanura ku mukunzi we. Ni ukuri pe, nawe ari wowe byagukora ku mutima, nawe ari wowe ufite ubumuntu wakumva ko ari ibintu bibabaje kandi rwose muri dukora ibiganiro turi guseka twishimye, ariko ubu ngubu noneho iki cyo ni cy'amarira n'agahinda, kubera ko ntabwo byoroshye. Abantu benshi bagiye babipostinga, bamwe bamukwena umubyeyi, ariko rero Imana imutabare kandi imworohereze. Uyu mubyeyi hari abantu bajya bavuga ngo afite inyatsi, abandi bakavuga ngo umugore atera umwaku, abandi bakavuga byinshi. Umva Pastor Mutesi mwinshi muramuzi kandi muramukunda. Ni umubyeyi ugira inyigisho nziza zubaka umuryango, ni umubyeyi uzi kugira umuntu inama pe, ni umubyeyi uzi komora ibikomere by'abantu, kuko nawe akunda avuga ati iyo wakomeretse Imana ikagukiza, ubushobozi bwo komora abandi. Ni kuri iyo mpano arayifite kandi twese turabimukundira, ariko ibintu bimubaho si iby'inaha. Urumva yarashatse umugabo wa mbere nk'uko dusanzwe tubizi, baradevosa, kandi ubona ko ari umubyeyi ukiri mutoya, ashaka uwundi. Naho murabyibuka mu gihe cya corona Bradisha waranabaye, yego amafoto twarayabonye, ndumva n'ubukwe bwarabaye, yaranabyemeraga ko ubukwe bwabaye, ariko nabo baje gutandukana. Ibyo ni amakuru dusanzwe tuzi nyine kuri uyu muhanda, abantu bose barayazi. Iminsi yashize byari byacicikanye cyane, bavuga ko hari n'uwo yasubije impeta, baje kugira icyo bapfa nyine nyuma yaho yuko amwambika impeta yo kugira ngo amwereke urukundo nyine ko bagiye kubana, yifuza ko babana igihe cyabo cy'ubuzima. Hari ibyo batumvikanye nawe amusubiza impeta. Ejo bundi naho nibwo yaratangaje ko afite noneho umufiance, yamwambitse impeta, yaranakoye, ariko ubu ngubu amakuru hari nuko yitabye Imana. Mwa nshuti mwe, abavandimwe, muke dufatanye. Ni ukuri kujya gupostinga umuntu wifitiye agahinda, ubuze umuntu ugapostinga ngo nawe ngo umuteramwaku. Hari post nagiye mbona nyinshi, Pastor Mutesi atera umwaku, Pastor Mutesi ibintu avuga rwose ntabwo biba bimufasheho, ahubwo agira inama abandi ibintu batakora. Abantu benshi ariko ndavuga barabagize agahinda, abo ngabo ndabashima nyine, kuko umuntu uwo ari we wese yapfuye biba bibabaje nyine. Ariko noneho nk'umuntu wuriya nk'umupasiteri dusanzwe tuzi twese, kuba yabuze umuntu, umugabo w'igihe kizaza, ko ntabwo yakagiye kubyemeza imbere y'amategeko, ariko imiryango yari ibizi ko bavuze ko banakoye, aho yabaga mu gihugu cya Amerika. Birababaje cyane, reka tumufate mu mugongo, tumubwire pole, tumukomeze, nibyo bimukwiriye. Mu minsi yashize kandi nanone mwibuke ko yari yavunitse. Hari amafoto menshi mwagiye mubona, hari n'abagiye akorana nabo ibiganiro, yakoze impanuka aravunika, ariko yaratangiye gukira. Ubu ngubu yaratangiye kujya kugaruka mu social media. Mwabonye ko icyumweru cyashize yari yakoreye mama Pasteur Theogene anniversaire, agenda yishimana nawe, amubwira dore ni anniversaire ya mbere ugize utari kumwe na sheri wawe, ariko komera. Agira amagambo y'ihumure pe, ariko none ubu ngubu nawe arayakeneye,
mumube hafi, mumwandikire utugambo twiza, mumupostinge mumuvuga ibyiza, sibyo? Mumupostinge muvuga ibyiza, uvuge umwihanganisha, ibyo nibyo akeneye ubu ngubu, nta bindi byo hanze, ibintu by'ibigambo abantu bari kugenda bavuga. Uyu mugabo we rero yari umukristo, yajyaga aririmba muri korali Hoziyana ya Nyarugenge, ari umwantoneri mwiza, ari dirija wayo, yakoreye Imana pe, yakoreye Imana, ndamwibuka cyane rwose, yari azi kwantona neza, ageze aho ngaho asa kujya mu gihugu cya Amerika, ku mugabane wa Amerika niyo yari amaze iminsi ari, ariko n'ubundi nyuma yaho yajyaga anyuzamo, ingingo yajyaga aza mu Rwanda, yafite gahunda rero n'umushinga wo kubana na Mutesi bakagira gute bakajyana, kuko hari n'ikindi gihe byeze gusohora amagambo Mutesi yagiye hanze, yego niwe yari yagiye gusura nyine, kubona n'ikibazo bitwara rwose ari sheri we ntiyari yaramukoye, yego. Urumva rero bafitanye umushinga wa nyawo rwose pe, Imana imucyuye hakiri kare, ariko Imana izi impamvu ibi byose biba bibayeho. Imana ntabwo inegurizwa izuru, kandi nta n'uwayibaza ngo ibi ibiki ukoze, oya. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo umubumbyi niwe uha ikibumbano cye ishusho ashaka. Ntabwo igikombe cyavuga ngo kuki ungize igikombe kandi ashaka kugira ngo mbe itasi, oya. Ntabwo isahane yavuga kuki ungize isahane kandi ashaka kuba isafuriya, oya. Ni ukuvuga ngo isafuriya ifite umumaro wayo, n'isahane ikagira umumaro wayo, n'ifuka ikagira umumaro wayo, kandi nta na kimwe kiremanta ngo kivuge ngo kuki wangize iki ngiki. Buri cyose kije ibanore yacyo cyaremewe. Natwe rero ntabwo turi abacu ngo twigenge, amapasiteri akomere, kandi ni ukuri pe akomere rwose, ntabwo byoroshye, n'ibihe bitoroshye, ariko nakomere kandi Imana y'amahoro imuhe imbaraga, namara gukomera akomeze n'abandi. Umuryango w'umugabo we nawe turawusabiye mu izina rya Yesu kugira ngo Imana iwuhe imbaraga, yego. Hanyuma rero uyu mugabo wari utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu babana nawe batangaje amakuru y'uko kuwa gatanu mu gitondo yabyutse yari ameze neza, nta kibazo afite, ntabwo yari arwaye. Hanyuma noneho bigeze mu masaha atangiye gucyaho mu masaa 5 saa 6 ngo mva ntameze neza, aravuga ati reka njye kuryama, ariko bagenzi baramubwira ati oya ujya kuryama, gica kwa muganga barebe impamvu uri kumva utameze neza. Ngo yari arimo ababara ingingo zose, umutwe cyane cyane, yacitse intege cyane. Hanyuma arangije ajya kwa muganga, ageze kwa muganga abaganga babona nyine ntameze neza, bati buryamye hano tugufashe. Uko yabaye mu bitaro rero amasaha yagiye amarayo, ubwo yagiye arushaho kuremba, byageze no mu masaha y'igicuku uyu mugabo araca, umwuka umushiramo, asezera kuri iyi si y'abazima. Imana imuhe iruhuko ridashira, kandi imirimo ye igenda imuherekeje. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana, yego. Kandi n'umubwiriza yaravuze ati ibintu byose yarebye munsi y'ijuru yasanze nta mumaro wabyo, arareba arabyitegereza abona byose ni ubusa, kuko igifite umumaro ni imirimo ukorera muri iyi si. Nawe rero muvandimwe yakoreye Imana cyane, yagiye azamuka imisozi, Hoziyana ahantu hose yagiye igenda mwibuka rwose, nta hantu atajyaga. Najyaga ndeba ibitaramo byabo baje iwacu, Mana yanjye, Imana ijuru ni ukuri, uyu mugabo imuhembe ibyo yakoze, kandi ni ukuri idaca imanza zitabera, imurengere imugirire neza, kandi ikomeze n'abasigaye. Urumva rero ko yapfuye ijoro ry'ejo tariki 16 z'ukwa kabiri 2024, ukumva azize uburwayi butunguranye, n'ubwo ntabwo baramenya neza ikintu cyamwishe, gusa benshi barimo bavuga ko ari stress, cyane ko hariya mu gihugu cy'i Burayi haba imirimo ikaze ivunanye cyane, ku buryo no kubona umwanya wo kujya kubigorana.